ariko abantu bavuga ngo imbabazi ziba kwa muganga, ubundi kwa muganga bagira imbabazi. Ariko ubundi wowe wakugonze ntabwo wamubonye? Bose warebaga hehe? Humura amera neza sibyo? Mwese muganga. Yego. Papa nje. Banyise uti. Araza kumera neza uko biri kose ubwo ndi hano sibyo? Uraza kumera neza. Hanyuma nitwumva wenda ugifite uburibwe ushobora kugutwara kwa muganga tukaba twakora MRI tukareba niba harimo ikindi kibazo sibyo? Ariko ndatekereza ntabwo biri grave, araza kumera neza. Dore mba mbabwiye. Baby, ça va? Turi kubera ngiye mu kazi. Tuvugane gato se. Ugiye kunyicaza nanjye mu kazi? Makana gato. Ndi kwihuta. Nawe. Meze neza. Meze neza, nta kibazo. Mu kazi biracamo nubwo harimo akazi kenshi cyane gateye umutwe. Nyine ikintu nashaka kukubwira. Ufite ikihe kibazo? Nashaka kukubaza. Winduze ndabona biri weird. No. Ibi bintu biratandukanye. Ntabwo ari gutyo ubusanzwe nyine mvugisha tu. Nuko mumbaranye iminsi. Bagutenda se. Fakani, ndasekana. Oya ndabona nyine bitandukanye nuko twagira. Oya nagarinda ahubwo nashaka kukubaza. Nyine nukujyana. Nyine ko iki batajya tugurira amamodoka cyose ngo tujyane mu mavakansi ko ari umukire n'abandi bana b'abakire. Usize nta mpamvu pe, sinzi impamvu nyine ibyo bintu wabitekereza gutyo ngo bigire birebire. Ko warafashe igihe kinini cyo kubitekerezaho gutyo? Njye birambabaza. Come on, ni ibintu bisanzwe. Nyine kubera iki? Aka kanya ashobora kubikora, ashobora kutabikora, kuko byose bifite mu burenganzira bwe n'ubushobozi bwe. Ariko ahanini igihe kintu mba numva. Ariko ubundi wagashinzwe warebaga he kumera gutya? Nta accident. Oya, igenda ryo mu muhanda wa nabi ndamuzi ukuntu agenda. Uzi kuvuza niho ni ntakwiteho. None ndebera ukuntu abaye. Ariko papa ni nk'umuntu azagira ati uyu mwana urabona tutari bujye kwa muganga. Muraguma mu rugo birakunda koko. Neza namuhereje painkiller twanamupfutse ntabwo biri grave biraza kumera neza. Ngiye ndabona amaherezo turi bihamagara mbiranze. Ibintu ntabwo ari byo. Iyo umuntu yavunitse igufwa rikaba ritavunitse biba biri bugende neza ariko ubwo mari umugabo urabona umwana wanjye ari bumere neza. We nta kibazo biraza gusa uri kumva biri kugenda bigabanya kugereranyije. Yego kandi nibitanagenda neza namutwara kwa muganga tukaba twamunyuza mu cyuma tukareba niba nta gufwa ryagize. Oya ibi bituma abana b'ikigenge uyu ngo yazankuramo roho. Uzi kuvuza iyo umuntu ukabona ntanashaka no kuryumva. Ubushize ntabwo waguye mu mukingo. Ntabwo waguye mu mukingo. Ntabwo se ari ahubwo bafata phone akagenda arangaye. Izi iPhone bagurira dore nizo zigiye gukora akazi muri uru rugo. Zigiye kumara nk'abana. Okay, mureke kumubwira nabi sibyo, mureke kumubwira nabi ngenda zo gukora akazi kanjye biragenda neza mukunzi wirira sibyo, biragenda neza. Okay, ndahari ndi muganga wawe nta kibazo uri bugire. Hanyuma ikindi mu managing no kono mumuvugisha bishobora gutuma agira irindi hungabana, kubera ko umuntu yagize ati dawa gutyo atameze neza no kumuganiriza urabizi ko babishyira sibyo, mukamubwira neza mutamufashe ngo muvuge ngo n'amakosa sibyo mubyeyi. Ndagerageza ariko ntabwo biba byoroshye. Oya ndacyari hano nawe urabibona umwana ungana gutya y'inkumi ejo uzazabe nta kaguru kariho. Ntabwo ari ikintu kinyoroheye. Yewe se ndoroheye. None se wese akunda ubuzima bwe bibaho mu buzima. Bibaho gusa nanjye nko mu doctor niko kazi kanjye kumekinga shoko
umwana we nta kibazo ari buze kugira kandi trust me. Habona koze ikosa. Uriya musore amuzanye ikintu nagiye kumubaza. Nugiye kumubaza niba uwamugonze yazamuka cyangwa yamanuka cyangwa yatambikaga. Hani byagenze gute? Ubuse arabizi ko nta mpamvu yo kwerekana ibintu ko bifite byinshi ugenda biratira buri muntu wese ngo wagiye Dubai, wagiye Zanzibar kwishima, wagiye Maldives, nurangiza ufate n'amasnap n'amatiktok posting. Rero mba numva nta mpamvu tu. Rero nawe niyo mpamvu abikora gutya atashaka kutugurira ibintu cyangwa yerekane ko byose biri hanze. Seko numva iri kumuvugira nkaho mubiziranye ubundi. No, nta kintu na kimwe tubiziranyeho. Ikindi nanone bari gukora abari kuturinda. Ntidukeneye umutekano, ntidukeneye kubaho dufite privacy, nta muntu n'umwe watwinjira mu buzima bwacu. Nyine abayirinda ko ejo bundi bazatugirira nabi. Ese ufite imodoka cyangwa bagiye mu vacances bakugira nabi gute? Uzabimenya tu. Oya. Iyo umaze kugera mu mafaranga. Erega tudukomeye, tugomba kujya ahantu tukishimana nawe n'abakire bose. No, sisi. Nanjye ntabwo nabyemera. Azi ko biba byakurakaje. Mbamura n'abandi benshi kandi baba bameze neza. Ngiye nkibaza impamvu namera neza kandi mfite papa w'umukire. Kumbe ushaka gushora ingofu. Kwerekana ko papa ufite amafaranga ki wayakoreza. Nagore gute se kandi mfite papa w'umukire na musaza wanjye. Anyway, twarabiganiriye. Nanjye ikibazo nakimubajije. Hamwe mu nta kindi kintu bikorera no kugira ngo turinde ejo jondi atazajya umuntu tugirira nabi kubera ko yamenye ko dufite ayo mafaranga n'iki. Ariko bamubwira ko one day azabikora. Ndakubwiye ryari? Ntabwo yambwiye umunsi ariko one day azabikora. Tukajya hanze tugakangurira imodoka. Ego. Oya promisinga ko ibyo bintu mwabivuganye kandi azabikora. Yarambwiye ngo azabikora one day. yawe uturutse inyuma. Mpereze phone ndebe ko ari mukecuru nari namubwiye ko umwana agize impanuka. Oya mureke kubahamura aramera neza. Njyewe ubwo ndi hano biraza kugenda neza sibyo? Kandi ikindi ntiyashira amasaha 2 kuri 3 bitaragabanyuka ndagutwara kwa muganga nkorere mara turebe. Niyo moto yakugonze wamenye plaque yayo? Naje no muzanye yaramba ngo yabonye iri mirenga higiri abona uyituye hasi. Ahibaza. Umuntu nta nubwo ari umenye ukuntu akurikirana n'ibi bintu. Apfa ngo yariwe n'imbwa. Ntabwo se mwamenye shije ubuyobozi ngo mumenye uko bimeze. Use koko nawe amasaha ashize umuntu yagiye kare. Ariko umwana aramera neza mureke gukora. Ntabwo ari ibintu byoroshye pe. In the name of Jesus biraza kugenda neza. Fani ubutaha ibintu byo kugenda usirenga mu hano ugira gute? Dati nubwo nende gusirenga. Ndeba umusita twajyanye yari kumbaza nimba telefone ntoya yari yashyize mu gikapu cyanjye nari ndi kureba mureba nuko bangura. Mwaba munsize nkaganira nawe gake sibyo? Mugandebera pe nihagira ikintu ubona kidasanzwe utubwira. N'umurwayi wanjye ndababwira. Nizere ko aza kumera neza sibyo? Nyine wowe ntugire ubwoba sibyo kandi David uraza kumera neza okay? Basi wambaye natwe tumikoresha babari. Ndabiguhereza ngaho uruhutse reka mbikurebere sibyo ndumva babizi. Nyine wowe mfasha ujye ubyumva nyine tu. Nkuko nanjye binsobanurira nkabyumva nawe ushobora kubyumva. Ariko none so ubona wowe papa atari ikintu adukinga. Reba ukuntu abandi bana bafite ababyeyi b'abakire natwe turi abakire nyine tukaba tumeze uko nguko. Papa yase yabadukinga iki? Gukira hari nyine. None se ahubwo ni igiki kandi wabona ukizi wowe? No, nta yandi makuru arenzeho nzi. Njye nukunze ko tujya mu kazi tugakora yewe n'amafaranga ari kugenda aboneka muri company ko sales ziri kuba nyinshi cyane kuruta n'ukuntu byari bimeze mbere. Ubundi icyo adashaka we ni ugushowa ingofu kwereka abantu ko afite amafaranga ko ari umukire. Tukabwiye mpamvu kugira ngo yirinde atazagira umuza kumugirira nabi
abandi bana se ko batubagirira nabi njye ibyo bintu birambuza cyane pe. Anyway, uzaganire nawe wumve. Yanyemerera se njyewe. Mbese nturi umukobwa kandi akunda. Okay. Nyine nibyo nashaka kubikubaza wowe nyine kuko muganira cyane wenda we yaba yarabikubwiye. Wenda nze insista ndebe ko ashobora kuba yabyihutisha akagira ikintu dukorera kindi. Kandi amafaranga ni ayacu, ni ay'umuryango. Urakoze cyane. Waje tukajyana ku kazi. Oya, wenda sigara mu rugo. Ugiye no kwicarira gutyo mu rugo gusa. Okay, sawa, ibihe byiza sisi. Harya witwa? Fanny. So rero Fanny namaze kugutera painkiller sibyo? Imiti nakwandikiye ngira ngo wabonye ndaza kuyihereza mama wawe bayikurebere muri farumasi ikindi wiyiteho uko naguhereje imiti please abe ari kuyifata sibyo? Kandi wumvisha hari ikintu kitari kugenda neza just call me menye kumeze neza okay? Yego ubwo rero njye ndagiye uraza kumera neza. Fanny, Fanny bitumaze gake. kuba iki? Kuki uri hano katurebe? Umusore. Mugameze ate? Ameze neza hama muze kumuhereza umwanya abashe kuruhuka. Nkawe wakagiye ukicara hariya kugira ngo muhereze umwanya nta kibazo mwe muri kumwe. Aha ngaha se mubangamiye. Icyo rero nta kibazo. Gake. Sorry. Wakicara nkaho nta kibazo. Umeze ute? Yego nagerageje kumwitaho uko bishoboka araza kumera neza. Hanyuma ikindi urabona ibintu byamubayeho bishobora kuba byatumye aba traumatize mu mutwe. Bimeze bite se? So amaze guteka. Zahi ariko nagize ubunebwe bwo kwarura. Mba se wabyihase? Wajya ukabizana se ubu. Se wabyihaye. N'ubundi ko turi abavandimwe. Ibintu byose wumva tu. Noneho na charger yanjye yanapfuye, phone yanjye yanazimye. Kizima hari undi wenda guhamagara se sindi hano. Shabireke. Rero hari ibintu njye nibaza. Buriya tuzabaho gute nta bavandimwe? N'abandi bavandimwe dufite nta babyeyi. Ubundi ubuzima ububona gute? Ndababwira. Biranshanga kabisa. Ese sisi. Umuntu utekereza ko kuri isi yose isuku yizingana. Tekereza ko ari twebwe tubabaye kurenza abandi. Cyagenda bireba bikanyica kabisa. Ndeba imbere n'inyuma nk'abana wapi. Urumva ntabwo ari twe twenyine dufite ikibazo cyo tudafite ababyeyi. Mugerageze mu mube hafi mu umwanya aruhuke. Gukora accident kuriya umuntu ashobora gutekereza ko yagira n'ikindi kibazo wenda akaba yava mu buzima uri kumva ko atameze neza mu mutwe. Bakuganirize just kuko wagize ubwoba bakuganirize sibyo mu mube hafi mu umwanya aruhuke nimumubaza ibintu byinshi bimu stress mu mutwe mumureka aruhuke. Ikindi narindi kubimubwira hari imiti namwandikiye muyimugurire sibyo mumugaburire neza making sure ko yanywa imiti ku gihe. Nta kibazo. Yego. Fanny hari ikindi kibazo cyangwa nabasiga mukaganira? Nimba nabyanze ndabwira papa guhamagara. Umupfana iki? Uyu ngoye. Ni mukuru wawe. Ni byiza ubwo nari kumwe na mukuru wawe. Buriya hari ibintu atabwira ababyeyi banyu ariko wenda wowe yabikubwira. Rero nizere ko mwisanzura ku buryo ikintu cyo twebwe utatubwira ukimubwira. Kandi urabona ni mu kaguru ntuze kubikerensa. Uramutse wumvisha harimo buryaryate cyangwa ubundi buribwe nyuma ya zina painkiller naguhaye cyangwa imiti nakwandikiye wihangane tumenyesha sibyo? Ubwo rero nabasiga mukaganira. Hari ikindi kibazo ufite wambaza? Nta kindi kibazo turasigarana nabi. Gusa ntumunyeganyeze ntumutoneke. Sawa. Kameze ute? Sister umaze kugira.
igipfuko kandi bavanye n'urushinge banteye. Hari benshi badafite ababyeyi badafite n'umwe byibuze natwe twenda dufite nka grandma ushobora kugira gutyo ukajya mu cyaro ukajya kumureba. Grandma se yakumarira iki? Sibyo kuba yakohereza niyo myumbati yakwishyurira inzu? Saduhamagara akatubwira ati mwana wanjye dore agasukari. Hari umuntu ariko ndi kumva uri gukomanga. Yes, injira. Ndese. Yes, umutuku biragenda ahubwo nageraga ngo ni umuyaga urimo gusa amagara ngiye kuza Yes, ramubeshye najya ahamagara gusa Ari igihe uzaza ugasanga urugi rurabanye. Ibi nawe uzaza ugasanga Ariko nari ngo meze gute se papa? Nanjye mba ndi hano imusinire mu rugo mu rugo ariko ni afternoon ko before no nari ndi mu kazi n'ubundi burandi bwo kuganira na sister rero izindi security cyose sawa usko nayisoni Fande kanicara hano nibwo ndi kureba neza. Sister kunde buramuhora Oya ntabwo tubishoce. kandi wihangane uraza kumera neza sibyo? Mama araza kureba. Umva basireka musengere sibyo? Yego kamusengere. Udufashije famille araza kumera neza ntabwo ari buze gutinda. Izina rya Yesu amen. Amen. Uraza gukira. Sorry kubarogoya. Ntabwo ababyeyi banyu narindi kubabona mwari muri gusenga. Wow, ni byiza ubwo muri abakristo. So ntabwo ababyeyi banyu narindi kubabona rero narinje kubabwira yuko nyine hari ibintu bakeneye kuzuza sibyo bakaza kutumenyesha nyine ibyo bintu byose. Nari ngiye kuvugana na papa wanyu sinzi niba wamubwira tukavugana nyine. Ikibazo. Okay. Twajyana. Ikibazo. Tutagaruka. Ndabitanze. Fanny ruhuka nta kibazo sibyo? Yego. Beje none se yemwe mumeze mutemeke. shameze neza Ndakubona asa neza rwose. Shaka kuba akora ijisho asa nk'aba diaspora. nyesha nanjye Nanjye ndabizi wumva yarahiriwe nawe nyine ari ukuntu kubera kwitoza no kwiga icyongereza nsigaye mu isura nawe biri kugenda byafika byose birajyana uzatwereke nk'akana kabisa muri iyi minsi muri kumwe turebe ibyari byo. Komaye genda bitunganya mu gikoni nyine vuba turanashonje reka Yabeshye agenda atariye none n'agasenda ngo yibuke n'agasenda Regi imeze gute se bro? Ndacyari impanganye n'ibibazo by'iduniya. Ura sister nibyo barimo kumbwira still none shaka nyine we yabaye depressed byatari. abakobwa ni kugenda Numva rero still turacyafite ikibazo mane cyo kumenya uwagwani kuri famille yacu. So sinzi niba n'ubu ngubu rero nta kintu uramenyera rwose. Mfasha kabisa aho bigeze ndakwinginze none. ningira icyo umenya reka buramuzabimenya ko nakimenya. None se kugeza ryari brother? Ntabwo twabyirukansa byo ntibijya bikunda rwose. Buriya n'inzego z'umutekano zirakubwira ngo mpamagare igisambo gifite ngufashe. Yego. Adolphe? Yes, papa. Kuki umeze gutyo ni kubera iki? I'm sorry. Okay, it's fine. Okay. Njyewe na mama wawe turasohotse hari ahantu tugiye ku meeting. Twakwaye tujyana ariko ni byana makuru. It's a weekend today. Take a rest. Okay. Uzajye mu gusubira mu kazi. Oya, papa. Nabashaka. Wenda ushobora kumaho iminota mikeya wenda 30 mbere ko mugenda byatwara. 30.
We're gonna get late, young guy. Ko utatubwiye kare. bisa nk'ibyihutirwa ariko nta makuru nifuza. No, all right, go for it now. Hari ibintu byinshi numvise nifuza kumenya. Nifuza gusobanukirwa bya nyabyo kuko papa turi gukura. Yes. Imyaka maze kugira uko twabanye nkiri umwana mutoya nkarangiza secondary nkarangiza university rero ndumva atari kumwe mukwiye kuza kudufata n'aka kanya haba hari ibintu runaka umuntu akwiriye kumenya. All right, nibireba n'akazi nibireba no mu rugo hano Ntabwo ugiye kuduha mu kazaza. Wasanga Nigas ntabwo ari byo ngibyo. Ibyo byo nakabaye narababwiye cyangwa ahita muzana mubereka ntabwo byabigoranye ahubwo ni amakuru nyine nifuza kubakuraho kuri mwebwe. Amakuru ndabona it would take long. Reka in case byari bitihutirwa nyine nje kuri nje byakabaye byihutirwa pe. Turamutse tugiye twasanga babyibagiwe. Papa wawe sinjya mumenye icyo gitekerezo nicyo. Sibyo? Ko muri kwihuta ntabwo mwanyumva nibura reka tureke kugira iminota 30 tugira iminota 20. Okay, na 20 urumva twaguma kugera saa 5 n'iminota 50. None hari iminota 15. Urugendo rwonyine ushobora gufata iminota irenze 20. In case wumva utari bubyibagirwe cyangwa cyeka niba byihutirwa hari ushaka kugira nanone baze murabigira ibyanyu se ku buryo nimba kenera nzabona kuri mpamvu nta kibazo mu office. Uri imfura yanjye ntacyo nakwimye sinigeze ngucutinga nabi urumva. Mwishiri mwese ubwo twakwima umwanya tukawuhande. Baze mama papa yes muzambwiza ukuri kwa nyako. Urimo dushyira muri dilemma. Okay, we are ready for everything for you. Sibyo? Rimwe na rimwe hari igihe ukuri kugora kuri bitewe ariko ukira aho ngaho ubundi umufilosofe avuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose simwe kuvuga ariko igihe kwa kubaka ari ukuri kubaka why not twaguhisha se. Okay papa nta kibazo ariko mubizirikane mugira ibyanyu mon fils. Okay tuza sawa. Okay wite ku rugo urumva wite ku rugo. Yego nta kibazo papa. Okay sawa, good day. Bye, enjoy. Thank you. So iriya kati byagenze ute wowe? Ntabwo uzi ibyabaye. Naratsinzwe. Kubera iki? Hari undi se atari wa musore. Naragiye kumureba. Umva genda nyine nimugoroba ngiye gukora examen. Neza birancanga sinaye nizura bize. Mani ngira mama wanjye. Uzi. Ambyutsa kare ujye kwiga ubu nyine mba ndi tayari kwiga ahubwo wowe kandi no kwera kwirangaza kw'abahungu bakurangaje. Umva ndenda kubireka ariko. Sibyo? Na baby. Biteze. Nise. Yes. Kuki uje hano utatubwiye? Yeah, surprise. Icara nta kibazo. Kanzanine. Oh. Aho twanakwicarana kuri iyi ngiyi ntacyo. Okay. Bit. Sava. Meze neza cyane. Meze neza. Umeze neza? Yeah, I'm good. Kumbona se wahindutse. Nahindutse gute se? Ndabona ibisanzwe. Ni kwa kundi. Warahindutse ntabwo oya cyagiye duhura ntabwo ari boga ari gushyika ndabona warahindutse. Sure. Ubwo buriya birimo biraza nyine tu. Eh. N'amafaranga arimo araboneka.
ni n'umushuti wanjye yitwa Divine. Oh, Divine. Karame, mama arangije. Aka gahungu ni akahe kari mu rugo rwanjye nkabizi. Mwana umushuti wanjye. Mutangiye kujya muzana abahungu mu rugo? Ya. Uziko nta soni mugira. Ubwo rero uyu nguyu arimo aragushuka atangiye kugucuruza. Se muri mubiki? Mumenyera nawe. Uri kuvuga ngo mbona muricaye nta kintu babwiye. Uwo muhungu ni uwahe? Mama mbabarira nukuri. Si umuzi si Divine w'inshuti Uyu yawe. ndamuzi, uriya muhungu ni uwahe? Nawe ni inshuti yanjye. Ni inshuti yawe kuva ryari? Atuye he? Yemwa uri uwahe? Mama ntuye hirya ahangaha. None se hano ni mu kigo cy'imfubyi cyangwa ni ahantu abantu bose binjira uko bashaka bajagara? Munsi abantu. Nta hantu umuntu wese yinjira uko ashaka. Ubu uri iki hano cyo gufungurira abantu ntazi ukajya winjiza n'abagabo mu nzu? Yego uyu ni umugabo. Ubu ni ugiye kujya gucuruza rero. Nibyo mutangiye. Nimunzamurira isukari. Muzika igira imico myiza. Abana b'iki gihe sinyibizira. Oya nukuragira imico. Uyu munsi umva. Uyu muhungu mubwira asubira ahantu yaturutse. Babaye ko ndakwinginze. Umva Debi nimba udashaka ko kubona indi sura yanjye. Umubona urenga unyura hariya mu gikari. Akoze bitebya. Mamagare papa wawe se ahubwo. Urashaka mamagare papa wawe? None se uri mu biki? Umva bwira aba bantu ko wabahamagaye ngo baze. Yemwa ntago nkwanga. Sibyo? Ariko ubu ntago ari urugo rw'abantu bose bazi uko bishakira. Ni ibintu yagombaga kumbwira. Nari nje kubasuhuza njye nanatambuka. Nani inama nshakana namwe. Muhaguruke buri muntu agenda. Kandi muntinze hano. Mfite ibintu byo gukora. Uranyumva wowe utangiye kujya umenyera. Oya mama basi bababarira. Ndakubwiye ngo ntabyo uyu munsi nimba mvuze ngo mujye mwinzamurira sugar please. Ntago muri kunyumva. Buri muntu agende ajya aho yarari. Ajya aho aba. Ndabi umva kandi ntumenyere. Nyine ntago nemera wasi. Nkubona urenga hari. Asone. Abantu bagusura se ningegera nk'izi ngwizi. Narakubwiye ngo ntukajye winjiza abantu bose ubonye muri uru rugo. Ni inshuti zawe se gute nzizihe? Bibaze nk'umuntu w'umusore mutangiye kwicarana none aha ngaha mu. Ubu papa waje agasanga uriya musore yinjiye hano mpari namusobanurira ngo akabana bikigiye ko muzazana n'akataraza. Ubu nushaka kunsenyera urugo. Papa watangira avuge ngo ni njye ndi kugutoza ingeso mbi. Soni. Nyuraho se nyine mubona urenga. Kajye mumenyera ko mushaka. Zamukinga aho ngaho nawe.